twagiriye ubuntu bugirirwa bake kumenya ubutumwa buheruka ariko ikibabaje umurenge wacu nuko twabwigunganye mu mitima twagiriye ubuntu bugirirwa bake kumenya ubutumwa buheruka ariko ikibabaje umurenge wacu nuko twabwigunganye mu mitima bwira abandi Yesu bamenye ubutumwa bahungura ke baronka amahoro bahunga amadini. Turiga ku bigendanye n'ubuhanuzi twaza kwega ibikwati bine n'obunabi ariko ubuhanuzi nabwo kubera bufite amashami menshi abo kuba bunabi nabwe ugina amataji mingi turareba uburyo ubuhanuzi busohorera mu bantu nziza kureba ko bunabi oburi kwikirira omubantu na no mutwe w'amagambo nibwe mutwe ubwo byahandikirwa bitukuza kwega ubuhanuzi uko busohorera mu bantu uko bunabi buriyo ni bushohorera omubantu ubuhanuzi ni imvugo y'Imana obunabi n'engamba y'ebyaruhanga ivuga ibitaraba nibane bumanyisa ebitakabireho noneho iyo tukibitegereje byitwa ubuhanuzi ko turi kuba cyabitegereze nibyitwa bunabi byaba bisohora bikitwa ibyaduka kubiri kumara okushohora nibyetwa ebiri kutwikaho byaba byaratambutse bikitwa amateka kubiri kuba byaherize okurabaho nibyetwa history noneho rero ubwo tugiye kureba iyo ubuhanuzi busohoreye mu bantu icyo bwavuze iki byanditswe byavuze muri iki gihe mbene hatwaza kwega uko bunabi buri kushora mu bantu ebyagambirwe kubiri kwikira mu bunakobo ubuhanuzi bufite umumaro obunabi butwinira mugasho ndetse Yesu yarabivuze na Yesu nawe akakigamba ubwo yajyaga kuvuga ubuhanuzi buzasohora mu minsi y'imperuka ubu yawe nagamba ubunabi oburije kutwikaho mubwire obwa muhero yavuze icyo bizatumarira mu gihe buzaba busohora akatugambira kibirije kutugasira oburi babwamara kwikira muri Yohana 16:4 muri Yohani 16 umushorongo gwa kana hariho amagambo avuga ngo handikira ibigambiro kutuya ngo ariko ibyo mbibabwiye bitara ariko ibyo mbibabwiye kugira ngo igihe cyabyo nikigera konkebyo nawe bagambira kugira ngo bunako kuburije kwika muzibuke ko ari nge wabibabwiye nije kwishuka kuninye wabibagambire ubwo no kuvuga ngo impamvu ubuhanuzi buvugwa Yesu yabuvuze no kugira ngo eshonga wenco bunabi Yesu yabugambire kwari kugira ngo nibusohora tuzizere akana agira ngo kuburije kwikirira tuje kwikiriza nanone muri Yohana 13:19 muri Yohani 13 mushorongo gwa mwenda haravuga ngo nihagira hati dorubu mbibabwiye bitari byaba reba hati nawe bagambira bitakahikire kugira ngo nibiba no kugira ngo kubirije kwikirira muzizere ko ndiwe muje kwikiriza kuninye wabigambira ubuhanuzi bufasha abantu babusoma kwizera Imana obunabi nibuyihwera abantu bari kubushoma okwite kwetegereza ruhanga uwo ni umumaro w'ubuhanuzi ogwe no mugashogo bunabi ubuhanuzi igihe buzaba busohorera mu bantu obunabi kuburije kubane buhikiriro mu bantu mbese abo twakwita les société muri society ubuhanuzi nibusohoreramo bizaba ari ikibazo obunabi kuburije kwikiriramo nikije kuba biriye kizibu Pawulo nawe yarabivuze Pawulo akakigamba avuga yuko igihe buzaba busohorera mu bantu bizaba ibihe birushya Pawulo yajya ngo biriya buriye bunako oburi kurusya reka tubisome mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa mbere omubaro ya kabiri Pawulo yandikiye Timotheo ishura n'ishatu umushorongo go kubanza haranditse ngo handikira hati umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya umubwiro bwa mperu hari yabaho bwiro buri kuteganisa ibi ngibi byo ntabwo twavuga ngo bizaza ahubwo byamaze kuba biti tubitegerize kureka bikaheza kwikira nibwo buzima turimo nibyo turi kuraba mu burijo abantu bararushye abantu baruhire muno babimenya batabimenya bararushye wakota kimanye ningo kimanyire abantu baruhire noneho ibihe bizarushya bizaba bitewe n'izi mpamvu tugiye gusoma ubu nako buri kwisha kuba ni burusya burya bwarezwe shongeze ziyaza kutwereka kuko abantu bazaba bikunda abantu bari kwekunda bakunda impiya bari kunde sente birarira bari kwepaka bibona bari kwemanya
batukana bari kujumirana batumvira ababyeyi batari babo kurira abazire indashima batari kusima batarabera batari abari kwera badakundana babo batari kukunda babo batuzura batari kwatanisa babeshyerana bari kubihererana batirinda batari kwerinda bagira urugomo bari kugira urugomo badakunda ibyiza batari kukunda ibirungi bagambana bari kugambana ibyigenge bari kwekakasa bikakaza bari kwepaka bakunda ibibanezeza Bari- aho gukunda bari Imana kukunda ibiri kubashemeza aho kugira ngo bakunde ruhanga bafite ishusho yo kwera inecishani cyo gura kwera ariko bahakana imbaraga kuko bari zako kuhakana amani gabwo abameze batyo abari basyo ujye ubatera umugongo ugumo bahungi mu by'ukuri aya magambo arakomeye mu mazima ibigambo bigumire aha ntabwo ubuhanuzi buri kuvugwa aha ubu nabwo buri kugambwa hano ntabwo buri kuvugwa mu byaremwe bindi tiburi kugambwa mu bihangirwe bindi ahubwo buri kuvugwa mu bantu kureka ni muri twa abantu kubana n'abantu bikunda aho kutura hamwe n'abantu bari kwekunda ukabana n'abantu bakunda impiya ukatura n'abantu bari kukunda sense akaba ari abibone kandi bari kwepaka badakunda n'ababo batari kukunda babo akaba ari indashima batari kusima batumvira ababyeyi batari kurira n'abazire bakaba ari abantu batukana bari kujumirana babeshyerana bari kubihererana guturana n'abo bantu biraruhije okutura n'abantu abo ni kirusya kandi ibi ngibi Pawulo yavuze kandi ebe Pawulo yagambire nibyo turimo nibyo biri gusohora nibyo bishohuye nibyo turimo mbona kubwira ikibazo gikomeye kuruta ibindi kizibe kiriho kiri kukire ibindi umuntu wese akwiriye kwibaza icyo umuntu we nashemere kuba nayebuza ese ntabwo wari kubisohozaho mbwe rushiwe toni ko abaryo muri yabo abari kutuma byombi byo byakushoreraho noneho ngo kizaba kiruhije kurutaho kiriwe nikiteganisa kukira nuko aba bantu bazaba bafite izi ngeso abantu barabine micejo ariko bafite n'ishusho yo kwera konka ngo barya bine n'ishusho nicyo buri kwera bazaba bajya mu rusengero barya abantu bazakuramya bazaba batanga amaturo kandi bari kuhereza bine biconco bazaba baririmba kandi baryani beshongero mu abandi ari makanisa ababwiriza abingi baryani baburira tekereza umuntu kugutuka avuye gusenga teka niho umuntu yakujumaza yaruga kanisa tekereza umuntu kukubeshyera ari umuririmbyi teka niho umuntu ari kweshongora umucaci kwaya aza akakubiherera tekereza umwana wawe kugusuzugura ari umubwiriza teka umwana wawe akujoge kandi ariyo muburiza nangwa nuko yaba ari umupagani nangwa karinogira ngo akareke ibyo byona yabo mukafiri ni nayo mpamvu abantu bajya bazatse uri gukora ibi ngibi ntuvuye gusenga niyo shonga abantu bari kutira kubuza ahubwo nje kunkorera oti waruga kushaba abantu bazaba barushye abantu baryaba baruhira ubwiro ubuhanuzi gusohorera mu bantu ni ikibazo gikomeye ubu nabyo kwikirira mu bantu neshonga y'amani munonga reka dusome mu gitabo cya Mika mu Mika ikintu cya mbere kizaba ikibazo nuko abantu bazananirwa kubana bo ubwabo kandi Mika we nagira ngo abantu tibari kuhatanisa kandi ubuhanuzi nibusohorera mu bantu ntabwo buzahera kure ahubwo buzahera kubegeranye kandi ubu nabyo bwari buhikira mu bantu tuburije kutandikira mu bantu abahanga hari kureka imwe abo muka yanyu abana ntibazumvikana n'ababyeyi abo ko abana tubarije kuri zingana n'abazire umugabo n'umugore ntibazumvikana kandi umukazi hamwe n'umushija we tibarije okuriza ingana abavukana bazanyuranya n'abari kuzarwa hamwe tibarije kuba nibabuganisa abaturanyi bazacisha ukubiri abatwire hamwe tibari kuhatanisa noneho kurushywa n'uwo ukwegereye kizaba ari ikibazo rero okuteganisibwa nogwe niba wawe nikije kuba kije kintu kibi munonga reka dusome muri Mika igice cya 7 twaza kushoma muri Mika eshure ya mushanju turahera ku murongo wa 2 naza kutandikira mushorongo gwa 2 haranditse ngo abubaha Imana bashize mu isi abari kutina ruhanga abahwiro munsi buriya nta mugisha abantu bashobora kugirira abandi batubashye Imana kino mugisha gw'abantu bari kwaza kugirira abandi batari kwereza ruhanga ikitinesi abajya mu nsengero baragwiriye ariko abubaha Imana bo ntabo abari kuza mu makanisa bakanyire konka bari kutina ruhanga bo ni bake kuko abantu bakorera ibyaha mu nsengero no hanze yazo bazivuyemo abo ko abantu bakorera bibi mu makanisa gabo naheru y'amakanisa bamara kuruga kushaba kandi mu bantu nta n'umwe utunganye kandi mu bantu tariho nomwe urukora ibyo kwicirira bose bacira igico kuvusha amaraso bona nibarebya bari kwenda ngo bitaye batahi babo umuntu wese ahigisha mwene se ikigoyi amutega buri gihe umwe wera nahiga mwinishe nangwa amuhiga no mutego ariko na wamwite amaboko yabo akorana ikibi umwete emikono yabo nekore kibi no bwira ntabwo abantu bafite itendwe n'ubunebwe mu gukora ikibi abantu tibine bwinazi omukore kibi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo igikomangoma cyaka amaturo mu kigambo cyarangana kitugira ngo abanyamurwa bariyo ni baka biconco naho umucamanza agahongesha rero baramuzibo ni baka ebituga
n'umuntu ukomeye yerura irari ry'ibibi riri mu mutima we. Omuntu owamani munongo gumire naye ko buhehesi uburyo mu mutima gwe. Uko niko bahuriza imigambi yabo hamwe. Abo bona ni babuganisa ibigenderwa byabo hamwe. Ngaho tekereza kuba ufite ibibazo ariko uwo kuyobora wo akagombye kubitakira ari bukwaka amafaranga. Rero teka oyine kizibu konko wakubeye nakwera nakwendaho essence. Umuntu akaba kwambuye amafaranga waje kuyaburana uregeye ugomba kugucira urubanza nawe akabanza yakwaka ndi. Umuntu akunyagire sente zawe owaza kwabaho wakubeye nakwera yagira ngo banza wampe kituga. Ibyo bizaba biruhije. Ibyo nibyo cyakone biteganisa. Umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu. Omurunyo wo muri bo ari nkamahage bitojo. Urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Uri kukizaho okuba omuhikirire na kizibuga n'urugo urw'amahwa. Umunsi wavuzwe n'abarenzi bawe ari wo guhorwa kwawe urageze noneho barumiwe. Ikire cyagambirwe n'abakumi nicyo cyo koreramo cyahika. Timukizigira inshuti. Utakisha kwesiga omunywani. Ntimukiringira inshuti y'amagara. Utariyesigana munywani wawe owahamara. Ndetse n'umugore wawe mupfumbatana ntukamubumburira umunwa wawe ngo ugire icyo umubwira. Nangwa n'umukazi wawe uri kufumbata utakija kubumbura umunwa wawe ngo ugire icyo wamugambira. Ubwo ahangaha Bibiliya iki tubwiye. Ahampa Bible cyane manyisa. Itweretse ko inshuti zizahemukirana. Yatwereka ngo abanywani bija kwemukira abanywani bawe. Itweretse ko umugore n'umugabo bazahemukirana. Yatwereka ngo umushija n'umukazi nibija kwemukirana. Kandi ibyo ngibyo nibyo birimo gusohora. Kandi ibyo nibyo bityohorireho. Abagore barica abagabo babo. Abakazi barimo nibita bibabo. Bakabana mu bukene. Nibabaha mu bworo. Bagashaka ibintu. Baronda hamwe ibintu bapakasa. Bamara kubibona umugore akagambanira umugabo agapfa kugira ngo asigara abirya wenyine. Bacamara kukanyise sente omucyara rebya omushija we ngwafwe kugira ngo umucyara asigare naryo za sente we. N'abagabo barica abagore babo. N'abashije bariho nibita bakazi babo. Wenda umugore we ntafite uburanga. Bumwe areba mukazi we ataine oburungi bw'ahamisho cyangwa se agahura n'ibibazo wenda ubukene bukaba bwinshi ningashi abugane bizibu rero baba boro yatangira gushaka abandi bagore akica wa wundi yarabyaranye nawe. Rero acamara atanika kuzo mu bandi bakazi kituma yita wa wundi owabire yashwe. Inyandiko iratubwiye ngo n'umugore wawe mupfumbatana ntukamubumburira umunwa kuko guhemukirana kuzaba kwinshi. Byahandikirwa byatugira ngo n'umukazi wawe owori kufumbatana nawe utayi mubumburira kanwa kawe mwabo ko abantu baryahe muko kwemuka kuryakanye. Murongo wa 6 w'igice cya 7 umushorero go gwa mukaga mu giyo shure yamushanje haranditse ngo kuko umuhungu akoza sisoni ngo habwo kuba umwojo nakwasa ishe eshoni umukobwa agahagurukira nyina. Rero omwishikiwe nayimukira kushuma nyina. Umukazana agahagurukira nyirabukwe. Rero omukamwana atakireba mu nyina zarakantu. Abanzi b'umuntu nabo mu rugo. Abazigu b'umuntu nibisha kwa barya bumukaye. Kuvuga ngo umuhungu azakoza sisoni. Okugira ngo omwojo naisha kwisa ishe eshoni. Nukuvuga ngo igihe uzabona bamuzananye nibyo yibye babimufatanye uzamwara. Eshoni kimanyisa ngo kori baryaho wari mutabani wawe bije bamwegwize imbuzi y'abandi eyabira yibire ninga kitoshi cy'abandi noisha kushwara. Igihe uzabona bari kukuzanira abana yabyariye mu gasozi utazigiye yashyingiriwe nta mukazana ufite bizaba ari ikimwara. Kandi kori reba bari muri bakuretera bijukuru kandi takahingirwaga tina mukamwana woyine noisha kushwara bizaba ari ikibazo gikomeye. Yaba kirye kizibu cy'abana. Umukobwa azahagurukira nyina. Kandi ngo no muharana ije kwimukira nyina. Umukobwa azahaguruka gutongana na nyina amutuka. Kandi muharana ije kwimuka ari kujumirana na nyina. Hari n'abadatinya kubabwira ngo nyina yamubwira ngo narakubyara ndakavuga ngo ntukongere kumbyara. Rero nyina cyamujya kumanya mwana wanjye ko nakuzira atotari sho gundo murundi kunza. Ibyo ni imvugo ikomeretsa ariko izabiruhije. Nebigambe biri kutaza rero nibyisha kuba biruhize munonga. Ngo n'umukazana azahagurukira nyirabukwe. Umukamwana aryimukira nyina zara. Guhaguruka batongane. Rero yimuka mujume bajumirane. Mwe nyirabukwe azaba mubi. Nyina zara ryaba mubi. Ubundi umukazana ni uzaba mubi. Ninga mukamwana ni wori mubi. Ariko urebye muri iki gihe cyacu abumvikana basangiye ubuvandimwe nibo bakeya cyane. Waranze mu ryo bwiyita bari kurizingana haza bino buzare ni bake muno. Kandi niba hari ibyago bibaho nukubona abantu b'abavandimwe bashyamiranye badakundanye. Ebizibu ebiriho ebiri kutinisa munonga no kuranzi y'abanyabuzare batari kurizingana kureka bari kurwana. Hari ikindi kizaba muri society. Ari kinde kirije kuba muri society y'abantu. Ubwo aho twari tuvuze mu bavandimwe. Aho mpo twari tugamba umubo
bonyabuzari abantu bazananiranwa. baryaremangana. Ikindi kizabaho ngo nuko urukundo ruzakunda, Ekindi ekituri kuza kuranzyaho okukunda kwa bingi kuryahora ubundi rushire burundu. rero okukunda ko mu bantu. Ese ubundi urukundo ruzakonjeshwa n'iki? Rero ekiretera okukunda kwahora niki? Nta kintu kiriho ku isi cyakoroshya ibibazo by'abantu keretse gukundana. Etara kintu cyangwa ekimuntu omunsi ngo kibase kwanguse ebizibu by'abantu shana twakundana. Kandi Imana yadushyiriyeho kugira ngo tunezezanye. Kandi ruhanga kiyatera umunsi no kugira ngo umuryo umwe ashemeze mutahiwe. Njyewe nkunezeze, Nyewe nkushemeze, nawe unezeze. niwe nshemeze. Ariko iyo ntangiye kwinezeza, Konka nyewe kundi kweshemeza nyonyenka. ibyo nkoze byose nkabyiyerekezaho, Ibindi gukora byona nkagira ngo bibe byanjye. kiba ari ikibazo gikomeye. Kaba kazibuka amana. Ariko noneho urukundo ikizarukonjesha Rero okukunda ekituma kwahora rugashira maze isi karushya. rero rukunde kaho munsi rerense karuha. Byanditswe muri Matayo Ebyo bihandikirwa muri Matayo 24 eshure ya 2 umurongo wa 12. no mushorongo gw12 Hariho amagambo avuga ngo, ibigambo ibyo byari bisi. maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi Rero abwo ruzakunda. bugomi kukanya okukunda kwa bingi kuryahora. Ubugome buzagwira urukundo rukonje. Obugomi nibwisha kukanya rero kukunda kore. Ni nk'uko umuntu yavuga ngo ubugome ni firigo ikonjesha urukundo. Omuntu ni nko yakugira ngo obugomi ni friji eri kufukiriza okukunda. Ibyo bizaba bite? Ebyo ni kisha kwiba kiri kita. Ni igihe ushobora kugirira umuntu neza maze wakakwitura inabi. Obo bwiye nabo bari basa kukwera umuntu akamukorera kurunjaza bakakukorera kwe. Birahari Ebyo mbibyo biriho kandi bigenda bisohora. kandi ebyo bitushohorireho. Ubona umuntu ubwiriyeho, No rero umuntu bwamara kumwiriraho wamucumbikira akakwiba. ocyamuraza rero byaba byo mu nji yawe abikwiba. Uwo muntu urifuti No biko muhanda obayine piki ogambira umuntu atije nkwe ka rifuti. akaba ari we ushaka kukugirira nabi ngo akwambure. Rero ubwo abantu bo bayenda ngo akwatereho umusyo akwita gitwari. Yemwe hari n'abiba ababagiriye neza babahaye rifuti. Rero n'abari kwiba aba bakorera kurungi kandi babahire rifuti. Hari igihe ugirira umwana w'imfubyi imbabazi ukamurera, yamara gukura akaba ari uguhitana. Ariho bwo kwije tora umwana w'imfuza wawe umureberera cyamara gukura abane we yakwita. Iyo ugiriwe nabi n'uwo wagiriye neza, Ko ari korerwa kubi no wokorire ubu uhuye n'ikigeragezo cyo kuba urukundo rwawe rushobora gukonja. no babugane ikigezo agicyo kigezo kibase kutuma okunda kwawe kwahora. Ariko umukristo nyakuri ntakemere ko biba bityo, Kunko mukristaye w'amazima atashemerere kubana ikiriza ngo ukunda kwaye kore. kuko abantu bose siko bameze. Abo ko abantu bona tokabatwarira omukatibo. Abenshi iyo ugiriye umuntu neza yarangiza akakwitura nabi, Abingi ko ari korera kurungi abantu baheza bakabakorera kubi. bikuviramo kuzajya kutagirira impuhwe abari bo bose. Abingi embabazi nizibahwa bacyabona buri bumwe wena bajya ngo nawe takankora nkabawo. Ariko hari igihe umureka ukamwirengagiza kandi we yaramerewe nabi yakagombye kugufasha. Kunko bundi ushanga kandi wa muntu yaba ari kubi wabora muhwera abo ko we yatari nkawawo. Hari n'igihe umuntu wamuha ntashime. Ariho no bwire ubwo ko muntu ocyamugira bi wamuhweza atakusime. Wamuha ibyo kurya, Ocyamugaburira inenjara. ubimuhaye wenda ngo ajye guteka iwe akakubwira ati se kutampaye amafaranga y'undi bugura amakara. Ocyamuhe byo kurya ngo aza kubitekera we atanika kugira ngo abenshi otampana sente zo kugura amakara. Ubu huye n'ikigeragezo kuko na bya bindi uba wabimuhereye ubuntu. Abo kubecho n'icyegezo na bya bindi wabimuhera bushi. Iki ni ikibazo gikomeye cyane isi zahura nacyo cy'uko ubugome nibugwira urukundo ruzakonja. Iki nekizibu cy'amani munonga cyenserije kubugana nacyo ahubwo ko kunda kukurihora kwamara gukora enseri yabuga nebize. Ubwo turasabwa kumenya yuko icyo nacyo ari ikigeragezo cyacu. Ecyo nekigezo kituriho k'abakristo. Ikindi kizagaragaza ubuhanuzi mu bantu, Kine kirije kuba nicozo bunabi mu bantu. ni ibyaha by'inkoraruguma. Ebibi by'amani biri yakorwa. Mu isi hazaba ibyaha by'inkoraruguma kandi bikomeye. Omunsi nije kuba mebibi murengeserize munonga. Ibyaha se bizaba mu isi bizaba bimeze bite? Ebibe birije ko munsi biri yaba biri biti. Ibyaha ni byinshi, Ebibi ni by'emiringo myinshi. ariko ibizaba bikomeye harimo ubusambo, harimo ubusambanyi, harimo ubugome. By'amani munongo muri yebyo harimo bushuma, harimo bushambani, harimo no rugomo. Mu bigendanye n'ubusambo, Omukikwatirire no bushuma kizaba ari ikibazo gikomeye. Ubwo ikigendere buhangaha dushaka kuvuga n'abantu kurya bakarya ibitaribwa kandi abandi bagacura abandi. Ikikwatirire no mururu oguri baguriho
abantu baryarengesereza mu kurya ebitari kuribwa rero abandi nabo barye bacure bagenzi babo. mu by'ukuri nk'iyo ufite umugore mukaba mwarashakanye ibintu ko ino mucyara azamwapakise hamwe ibintu warangiza ukagenda imyaka usaruye ukayigurisha ukayinywera yose rero cyamara ukagenda ebimusharurire byo ukabiguza ukazahabara kunywa ibyo byitwa ubusambo ibyo ni byitwa ubushuma. iyo uramutse ugurishije umurimo ukawunywera ko ari kuguza eshambu yawe rero cyamara ukaza mu bara ntiwibuke umwana ntiwibuke umugore utishuka mwana wazire hamwe no mu kazi ubwo ni ubusambo ubwo ni ubushuma. iyo uri umugore ko ryo mu kazi ukamenya icyo umutungo mwinjiza mu nzu uko ari muke ukamenya ngo ibyo muri intasiyo yanyumuka n'inke warangiza ukagira umururumba no gukenera imyambaro ihenze ucyamara ukagira umururu ubwo kwetenge bitenge biri kusera ibyo ni amakosa ibyo ni inshobe. ndetse usomye muri iki gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka washoma igitabo cyo kwita last day events ugasoma ku ipaji ya 26 aha peji yaho uzakonjeshwa n'iki rero kiretera okukunda kwahora niki nta kintu kiriho ku isi cyakoroshya ibibazo by'abantu keretse gukundana tare kintu cyangwa ikimuntu umunsi ngo kibase kwanguse ibizibu by'abantu cyane twakundana kandi Imana yadushyiriyeho kugira ngo tunezezanye kandi ruhanga cyatera umunsi no kugira ngo umuryo umwe ashemeze mutahiwe ngewe nkunezeze nyewe nkushemeze nawe unezeze niwe nshemeze ariko iyo ntangiye kwinezeza konkanye ukundi kweshemeza nyonyenka ibyo nkoze byose nkabyiyerekezaho ibindi gukora byobona nkagira ngo bibe byanjye kiba ari ikibazo gikomeye kaba kazibuka mani ariko noneho urukundo ikizarukonjesha rero okukunda ekituma kwahora rugashira mazi isi karushya rero rukunde kaho munsi rerense karuha byanditswe muri Matayo ibyo bihandikirwa muri Matayo 24 eshure ya 2 umurongo wa 12 no mushorongo gw12 hariho amagambo avuga ngo ibigambo ibyo byabisi maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakunda rero ubwo bugome kukanya okunda kwa bingi kuryahora ubugome buzagwira urukundo rukonje ubugome nibwisha kukanya rero kukunda kuhore ni nkuko umuntu yavuga ngo ubugome ni frigo ikonjesha urukundo rero umuntu ni nkuko yakugira ngo ubugome ni frigi eri kufukiriza okukunda ibyo bizaba bite ibyo ni kije kwiba kiri kita ni igihe ushobora kugirira umuntu neza maze wakakwitura inabi ubwo bwiye nabo bari basa kukwera umuntu akamukorera kurungiza bakakukorera kwe birahari ibyo mbibyo biriho kandi bigenda bisohora kandi ibyo bitishohorireho ubona umuntu ubwiriyeho rero umuntu bwamara kumwiriraho wamucumbikira akakwiba ocyamuraza rero byaba byo mu nji yawe abikwiba uwo muntu urifuti no biko muhanda obayine piki ogambira umuntu atije nkwe karifuti akaba ari we ushaka kukugirira nabi ngo akwambure rero ngo abani bo bayina ngo akwatereho musyo akwita gitwari yemwe hari nabiba ababagiriye neza babahaye rifuti rero nabari kwiba aba bakorera kurungi kandi babahire rifuti hari igihe ugirira umwana w'imfubyi imbabazi ukamurera yamara gukura akaba ari uguhitana ariho bwo kwije tora umwana w'imfuza wawe umureberera cyamara gukura abani we yakwita iyo ugiriwe nabi n'uwo wagiriye neza ko ari korerwa kubino wo korire ubu huye n'ikigeragezo cyo kuba urukundo rwawe rushobora gukonja no babugane kigezo ariko kigezo kibase kutuma okunda kwawe kwahora ariko umukristo nyakuri ntakemere ko biba bityo kuko umukristo w'amazima atashemerere kubana ikiriza ngo ukunda kwe kore kuko abantu bose siko bameze abo ko abantu bona tokabatwarura umukatebo abenshi yugiriye umuntu neza yarangiza akakwitura nabi abingi ko ari korera kurungi abantu baheza bakabakorera kubi bikuviramo kutagirira impuhwe abari bo bose abingi embabazi nizibawa bacyabona buri bumwe wena bajya ngo nawe takankora nkabawona ariko hari igihe umureka ukamwirengagiza kandi we yaramerewe nabi yakagombye kugufasha kunko bundi ushanga kandi wa muntu yaba ari kubi wabora muhwere abo kwa we yatari nkawawo hari n'igihe umuntu wamuha ntashime aho no bwire ubwo kuko muntu ocyamugira biwamuhweza atakusime wamuha ibyo kurya ocyamugaburira yine njara ubimuhaye wenda ngo ajye guteka iwe akakubwira ati se kutampaye amafaranga yo ndi bugura amakara ocyamuhe byo kurya ngo aza kubitekera we atanika kugira ngo abenshi otampana sente zo kugura amakara ubuhuye n'ikigeragezo kuko na bya bindi uba wabimuhereye ubuntu abo kubeco n'ikigeragezo na bya bindi wabimuhera bushi iki ni ikibazo gikomeye cyane isi izahura nacyo cy'uko ubugome nibugwira urukundo ruzakunda iki ni kizibu cy'amani munonga cyenserije kuvugana nacyo ahubwo ko ukunda kukurihora kwamara gukora enseri yabuga nebize ubwo turasabwa kumenya yuko icyo nacyo ari ikigeragezo cyacu icyo ni ikigezo kituriho
k'abakristo. ikindi kizagaragaza ubuhanuzi mu bantu Kino kirije kuba nicozo bunabi mu bantu ni ibyaha by'inkoraruguma. ebibi by'amani biryakorwa mu isi hazaba ibyaha by'inkoraruguma kandi bikomeye. omunsi nije kuba mebibi murengeserize munonga. ibyaha se bizaba mu isi bizaba bimeze bite? Ebibe birije ko munsi biryaba biri biti. ibyaha ni byinshi Ebibi ni by'emiringo myinshi. ariko ibizaba bikomeye harimo ubusambo, harimo ubusambanyi, harimo ubugome. By'amani munongo muri yebyo harimo bushuma, harimo bushambani, harimo no rugomo. mu bigendanye n'ubusambo Omukikwatirire no bushuma kizaba ari ikibazo gikomeye. ubwo ikigendere buhangaha dushaka kuvuga ni abantu kurya bakarya ibitaribwa kandi abandi bagacura abandi. ikikwatirire no mururu oguri baguriho abantu baryarengesereza mu kurya ebitari kuribwa, rero abandi nabo barye bacure bagenzi babo. mu by'ukuri nk'iyo ufite umugore mukaba mwarashakanye ibintu ko ino mucyara aza mwapakise hamwe ibintu warangiza ukagenda imyaka usaruye ukayigurisha ukayinywera yose, rero cyamara ukagenda ebimusharurire byono kabiguza ukazahabara kunywa, ibyo byitwa ubusambo. ibyo ni byitwa ubushuma. iyo uramutse ugurishije umurimo ukawunywera ko ari kuguza eshambu yawe rero cyamara ukaza mu bara ntiwibuke umwana ntiwibuke umugore, utishuka mwana wazire hamwe no mukazi, ubwo ni ubusambo. ubwo no bushuma. iyo uri umugore ko ryo mukazi ukamenya icyo umutungo mwinjiza mu nzu ko ari muke, ukamenya ngo ibyo muri intasiyo ya nyumuka ninke, warangiza ukagira umururumba no gukenera imyambaro ihenze, ucyamara ukagira umururu ubwo kwetenge bitenge biri kusera, ibyo ni amakosa. ibyo ni inshobe. ndetse usomye muri iki gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, washomye igitabo cyo kwita last day events ugasoma ku ipaji ya 26 aha peji yaho ya 26 handitswe ko kimwe mu bimenyetso bizaba bikomereye isi mu gihe giheruka ubusambo no kutirinda birimo. ahandikire ngo akamanyiso akareba karemerere nso mu bwire bwa muheru arimo obushuma no kuterinda nibyo biba bikanye. iki ni kimwe mu bimenyetso bikomeye. aka ni kamwe omutumanyiso otugumira. haranditse ngo ahandikire hati ubusambo no kutirinda obushuma hamwe no kuterinda nibyo ntandaro yo kwangirika gukomeye k'ubwenge muri iyi si yacu. nibwo burugo bwo kusisikara kw'amagazi umuryo jinsi yitu. ubu busambo turi kuvuga ntabwo ari ukwiba ahubwo ni ubugendanye n'inda. obushuma bari kugamba ti kugira ngo nubwo muntu kuza kwiba mutahiwe kureka no mu rugo kwenda ngo oyime mutahi wawe obe niwe wayikanyisiza wenka. satani arabizi Satani eco nakimanya kurungi kandi ntahwema gushukashuka abagabo n'abagore kandi takareka kubiha abashija n'abakazi kugira ngo bemere gutegekwa n'ipfa kugira ngo bikirize okutegekwa nenda n'ibyo bakunda hamwe n'ibyo bari kukunda batitaye ku butaraga ndetse no ku buzima. batari kukayo ahari kubasa kubahereza amagara marungi. kurya okurya kunywa hamwe no kunywa no kwambara namwe n'imijwari byahindutse intego yo kubaho y'abatuye ku isi. nibyo bihindukira kigendererwa cyo kubaho cy'abatuye mu nsomo. niyo mpamvu abantu bagerageza gushaka iminsi mikuru niyo shonga abantu bari tigezaho kurondera ibiro bikuru idafite n'ishingiro kandi ibyo biro bikuru bitine naho bikwasize ari ukugira ngo babone uko barya, bari kugira ngo beshemeze babone uko barya. umuntu yuzuza inzu agapanga umunsi mukuru, rero umuntu acyayishize enju agira ati handika kandi atinyire uje kandi kuko urukundo rwakonje rero abo kugira ngo okunda kwa bingi kukahora ubwo ari gukoresha umunsi mukuru wa za miliyoni, ubwo ari munahina ngo akora ubugenyi bwa za miliyoni ari kwishimira ko abonye inzu, ari kushemerererwa ngo we yaza kutaho mu nju kandi uwo bavukana adafite aho arara, kandi uwo bari kuzarwa hamwe tayine naho kurara. icyo ni ikibazo gikomeye. Ejo ne shonga y'amani. noneho abantu bahagiye rero abantu abije muri iryo mbagaye bakarya nibije barya bakanywa banywa. ikibazo kibabaje cyane nuko niyo batashye bamwe batanyuzwe bataha batongana batukana. Eco busatsi kuba ari kuba bamwe barugaho bakataha batamazirwe ni bagenda bari kutongana. rero ngo kurya no kunywa ngo no kwambara nibyo byabaye intego. rero ngo kurya okunywa n'imijwarire nicyo kigenerwa cyabinjo mu nsege. ibyo nibyo byiswe kwikunda muri Timoteyo. Ebyo nibyo Timoteyo nibyo yahandikiraho ngo baryabani bekunda. nta kintu kibabaje nko kubona uwo muvukana hariho kintu kiri kusasa nko kureba umuntu wo muri kuzarwa hamwe amerewe neza ntiyibuko uwamerewe nabi, rero akabaje rero bari kuzarwa nabo akaba ariko mu bworo. ibimeze bityo nibyo byariho mbere y'umwuzure, kandi biri bisyoya bikaba biriho
omwegemure gutakabireho kandi iyo mibereho yo gusesagura kandi uko kubaho ko kwisabusha ni kimwe mu bihamya bimenyekanisha ko iherezo ry'amateka y'isi ryegereje. ako nakamanyisa kari kwereka ngo muherugo bunaku gwirire hiye. Mu by'ukuri ubu busambo burahari, ubu mazima ubwo bwo butamarwa nubwo kuko kubira byingibikanyire. hari icyaha cy'ubusambanyi. hariho kibi eco bushambani. Ubusambanyi buriho mu isi buteye ubwoba. Ubushambani oburiho mu nsegi ni bwise ubwoba. Burakorerwa mu bikorwa, bamwe ni babukora batiro mu nkora, ari ukubukunda abantu babishakira amazina, ahubwo kugira ngo babukunda abantu batanikiye kuburondera amazina, ngo no gusohoza urukundo, ngo no kwikiriza ibya rukundo. ariko burya ubusambanyi ntabwo butangirira mu gikorwa, ahubwo butangirira mu bibanziriza. Ubushambani tibiri kutandikira omukuteko mu nkora kureka ebiri kubutandikira nebiri kubanza. Abasambanyi babikoresha n'ijwi, abari kushambana ni bashibasa kushambanisa nira. mbese hari amajwi aganisha ku busambanyi. Hariho amaraka agari kwereka ngo muntu no muheheza. Wabisoma mu Migani basa kushoma omumfumu igice cya 6:24 ishure ya mukago mushorongo gwa 2 n'igice cya 7:5 n'ishure ya mushanje mushorongo wa 5. hari n'indoro. hariho nendeba Wabisoma mu Migani 6:24 omumfumu mukaga 2 hari imyambarire. hariho emijware ho turahasoma ni mu Itangiriro igice cya 38 okutandika ishure ya 38 Itangiriro 38:15 okutandika 38 mushorongo gwa 15 haranditse ngo Yuda mubonye agira ngo ni maraya kuko yari yitwikiriye mu maso. Yuda ngo kuyamurebire yagira ngo ni maraya bwo bakayetwekerera mu misi. Kera abamaraya bitwikiraga mu maso. Mubwira abamaraya bakandi bakira kwetwekerera mu. Muri iki gihe cyacu abamaraya bambara ubusa. Mubwira bwito bamaraya ni bajwara bushi. Iyo bambaye ibigufi, ko bari kujwara twa mino tugufu. Iyo bambaye ibikengerana, ko bari kujwara ibyo muntu ari kuranzya amakoga amamisha kare mu birwa muntu. Abandi amabere akagaragara, abandi bakajwara batashweka amabere kakagenda he. Abandi bakambara ibisatuye, abandi bakagenda ni babishatagura bari kubishara. Utari na maraya wabura ukuganayo. Ko abatakabire maraya uri munotoriza no yenda kugira ngo. Uko Bibiliya ivuga yuko abubaha Imana b'abantu b'abagore n'abakobwa bakwiriye kwambara bakikwiza. Abo kwa Bible yene yagira ngo abari kuhereza ruhanga kitindisa abakazi n'abahara abashemire kujwara bijware bibahikireye. Ubusambanyi ubwo bwari bumaze kurenga urugero. Ubwo kushambana kwabire kwaheza kurengesereza. Nicyo cyatumye Sodomu harimburwa. Sodomu na Gomora hawerekerezwa. Muri iki gihe cyacu mubona kubwita butwikiremo hari ubusambanyi burenze ubw'isodomu. Ubushambana buri mu ni bukiro bwawe buryo muri Sodomu na Gomora. Igihe cy'Isodomu umubwira bwa Sodomu ubusambanyi bukabije bwabaye ubwo gusambana kw'abahuje ibitsina. Ubwo rengeserizo bushambani no bwabo batabuganise omushija kashambano n'ije mushija. Ariko muri iki gihe konko muri obwire bwitsu icyo kirakorwa, ebyo biri muri bikorwa nabyo. N'amadini agasezeranya abahuje ibitsina. Nangwa n'amadini gareho ni gagita omuharano ndije muha. Iki Sodomu nticyabaye. Abo kuba Sodomu yo tinenyikiriza yagisira abantu. Muri iki gihe abantu basambanya abana bato. Muri yo buna kubwitu abantu ni bashambani so twana tuto. Hari n'abasambanya abo babyaye. Kandi bamwe ni banyama n'abana babo bazi. Abantu barasambanya amatungo. Nangwa bamwe ni banyamba no munyamisho ziborwire. Ndetse hari n'abakora ibikoresho byo kuzajya basambana nabyo igihe bari mu ngendo bakabigenda. Aro nabari kwekorera ibyo kubashambanisa rero babiteka mu baga aho yahika ashambana n'icyo. Ibyo byose ni ibyago n'amakuba bigwiriye isi. Ibyo byone bizibe byatwikiro mu nse biti bikabagaho. Impamvu yo kwiga ubu buhanuzi eshonga yitirimo nitwego bunabo no kugira ngo budutere kumenya ko turi mu iherezo maze duhinduke. No kugira ngo bukatu wareka aho twemerire twahika mu herugwensi rero tuhinduke. Katwibuka umugambi watumye Imana iturema bariho turangiriza. Reka twijuke ikigenderero cya ruhango kutwanga rero tuhindereraho. Mu gitabo cyitwa uburezi, mu kitabo cyitwa education, ipaji ya 200, page ya 200, hari amagambo avuga ngo ibigambo by'ibintu bya biti mwirema omukwangwa Imana yifuzaga ruhanga kaba nayetenga kwisi yaturwamo kwensi yakuturwamo n'ibiremwa bizibera umugisha n'ebihangirwe ebya bintu bije kwebera umugisha bikabera abandi umugisha kandi ibyo bihangirwe bikashobora bikabera abandi umugisha kandi bigahesha umuremyi wabyo kandi bikahisa umuhangi wabyo twaremwe kugira ngo dukore ibintu bitatu tukahangwa ngo dukore ibintu bushatu. Icyaha kije cyica uwo mugambi w'Imana kandi kibiku kizire kitigenderwa cya ruhanga. Ubwo rero Imana ishaka ko ubutumwa bwiza bwongera kutugarura kuri wa mugambi. Nico ruhanga ari kutwera amakuru marungi agengiringa gatugarura
kigendererwa cya ni ruhanga ukwibera umugisha tukebera umugisha twenka tukabera abandi umugisha kandi tukabera n'abandi umugisha kandi tugahesha n'Imana icyubahiro tukahesa na ruhanga ekidinisa bavandimwe mudutegeye amatwi imwe abaturikize turagira ngo tubabwire yuko umugambi wo kumenya buno buhanuzi ikigendererwa cyo kumenya buna bobo abarushye baruhijwe ntabwo bamenye ko Yesu ari we wabaruhura bamanya baruhire munonga ngo Yesu niwe wenkore kwasa kubaruhura kandi abaruhije abandi nabo babyihane babera abandi umugisha rero aba bari kuteganisa abandi nabo betise kureka babera umugisha baheshe n'abandi icyubahiro baheshe n'Imana icyubahiro kandi bahise na ruhanga ekidinisa ntitwabura kubabwira yuko abo mwari mukurikiye tukabura kubagambira ngo abo mwamuganira hamwe hati turi abagorozi itwa turi abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi nitukora umurimo ogwo kugaruka busiya n'ubugorozi rero Imana iduha umugisha twese ruhanga tuhereza umugisha twena kandi duha imbaraga zo kuyihesha icyubahiro mu izina rya Yesu atamana ko kumuhisa ekidinisa mu izina wagiriye ubuntu bugirirwa bake kumenya ubutumwa buheruka ari kwikibabaje umurenge wacu nuko twabwigunganye mu mitima twagiriye ubuntu bugirirwa bake kumenya ubutumwa buheruka ari kwikibabaje umurenge wacu nuko twabwigunganye